ndari ba unirana iyi modoka ni ndokaya ni Yes we. ndari kuvuga ni cyazo ntagwe ntabwo indage oya we ntabwo ndari Mãe. Olha como foda baramamagaye wowe ntango ufundusha rega wowe umvundusha itona nitsabuye umuntu nyine navuga shaka ego muga waha ujya kugenda ujya ku new species mu mujyi kuri floor ya mbere hasi urabona icyapa cyanditseho new species winjiramo waka serivisi yose ushaka bakira neza bakiriya ku rwego ruri hejuru gira vuba ushakamo iyo serivisi kugura telefone iyi ubuhe bwoko 13 Pro Max oya nta kibazo rwose barakwakira n'ama ekuteri byose Niki babwire ko afite nama laptop waki ya ai baba ngubwire mwana wanje umva Imana yadusubije dukwe ku cyaro Imana itumutongira kugenda n'amaguru ni sawa Imana yaboneka ko dusuzuguritse iravuga ati reka mbatemo ngo nitwe twambara umwenda umwe ku giturage ngo nitwe twambara inkweto umuntu dushaka guhindura mbere mwereka soroba urumva imodoka ni yacu ntawe idutegekaho nta n'umuntu ngomba kujyamo adafite uburenganzira hagati yanjye nawe aho ni sawa reka rero mwereke iyi modoka tubanze tuyijyane ku rusengero banze badusengere sibyo aho kirumvikanye bayikuyemo n'abadayimoni bose barimo twagisha oya chariot nibyo sawa twara ariko twara nawe ngomba gutwara nanjye natwaye aya boss aya ahubwo se soroba ibyangombwa genda ubizane nawe reka mbizane sawa udasha utangije febe y'imodoka wagiye neza n'ubundi kuri mu ivumbi uragiye ugende imodoka ngiye gusaba lift akoye warasaze akunda saze ne urasaba lift isura muntu uzinzira ari kwerekezamo ntabwo ndeba nyengeye kwibaraguza nsanga agiye aho ntagiye nta kibazo asuga yikwemera akakumvira ubusa umukobwa mwiza nanjye bakanyima lift okay wenda njye sindi mwiza nawe se bakayikwima iki gitangaza rwose ngagenda bayiguye ubu kandi ndayisaba ujya imbere umva mwiriwe mwiriwe umeze neza se ni fresh meze mte ni sawa tumeze neza none se fresh bye shabo reba kino gitaka twari tubonye uparitse turavuga tushobora kuba uri kugenda gutya nurirushye bite simugeze tugiye Nyamirambo nibyo aya aha uyu ni umuvandimwe wanjye Nyambo uri kukibona kino gitaka pe oya mba nakibonye umva nkubwira ubundi twebwe hano ku giturage twafashe umwanzuro ko tugomba gufasha buri muntu wari we saidira ni kusaidia so samahani sana please enter thank you iyo kiyo kicara imbere ntabwo nabyemera nta kibazo okay ndabageza mu mujyi gusa oya twe turi mu bigihugu ntabwo ari nta kibazo ubundi ngi bayita samahani sana genda bakemura ikibazo nta mavumbi mvura nayo ubona yashyushye bose mwiriwe
Meze neza. Ndase wambaye lift basi n'ubwira. Lift gusa. Lift. Dore aba bose iyi modoka twayizanye ku giturage kugira ngo ikibazo by'ivumbi. Kubona abandi. Wowe n'uciye modoka nta kibazo. Nukuri murakoze. Pita apa. Murakoze cyane. Pita apa we. Umva nkubwire nubona ko harimo umuntu. Nimba ngo lift ugomba kuze ukareba ahantu atari umuntu. Sibyo? Iyi tuye tworoherana. Ako nzemba lift. Murakoze cyane. Aya. Tujye nta kibazo. Uje utwe imodoka uyitware. Itwara ushaka. Ajya wese kwa next time. Aya. Okay. Hey! Saba ibyangombwa byenda bibonye. Sikuwa bitinda nyu. Sananga. Ni byose cyangwa ndi kurota. Zana ibyangombwa. We ntabwo ureba 6 miliyoni. Saba nkumvikanye mbiki. Kiki. Iyi modoka se ntabwo zi gahunda ukuntu bimeze. Gusa imodoka si yacu. None njyewe niba gakwisiba bitiwe kubera iki ibintu byose nta gahunda zifatika ubu. Biragenda mbona ngiye Uyu ni wahe? Tugende si. Hakuzireba ugira mu bwenge bw'igipfu ugira mu bwenge muhameze gute mu mutwe wawe. Oya da. Ngwafasira. Ibi ni ibikira. Kucura yambere tukibona imodoka. Mbo indaya beshu. Ibintu byose ukizaya ninde? Mbo none iyi modoka ni. Indaya ni. Yes we. Indaya kuvuga ni hano. Ntagwe. Indaya. Oya ntabwo indaya. Tore si. Samahani. Oya cyane mu modoka takari yanjye. Samahani. Wowe tukaba nama yangutimbagura. Saka modoka twigeze. Nama yangutimbagura. Indaya ariko tuba turi indaya turanga. Wowe urabari uza utuka abantu bose imodoka. Nari gushaka kubanza kumbaza. Oya navugaga ibya kabiri. Ibya kabiri sibiki. Nundi gusa. Jya mu modoka tuvugane. Yitware. Nuko turwanje. Yitware. Atwara imbeba mu menyo. None ko mbona wapakiye. Imodoka twifatanyije wowe. Twifatanyije. Niba imodoka tuyifatanyije ugomba kuzanyumvira nkakumvira. Yinjire cyangwa ati. Wanya guteze ngo serira ngewe nandi tuzane. Yego haje. Mujye Yarange wakaza naco nayisoje. Sawa. Meza amapuro ngende. Kuki dutesha umutwe? Meza amapuro ngende. Sananga wagicucu. Jya mu modoka cyangwa byihore. Ntajya kumuzana na kugonga. Naho ubundi se Wasinze. oya. Saro haje yaje. Sibinye kikurimo. Ubu ngubu koko ubu ngubu ndamutse ncanye imodoka nakatagurika ugasanga zino mbirizi izimbavu zirabakwisira bishe mwese ntabwo ko mwadeganya aho kibazo ushaka gushwara kandi sinzi iki kibazo mpamvu Oya. Cira unguna rwo Uwacira ngiye gucisha imodoka yanjye wagicucu Muti ni cyo ko Karame haje. Imodoka nayihanaguye. ariko imodoka wayihanaguye Ariwo no Oya kada. Pumbavu ngo kubona mu uvuze muke uriya n'umushoferi waje. nonse haje n'ibihurira n'imodoka Imodoka se zubize nyine. Nzi biki Buyeda na urumva. Jewe narose. Urotiki Ndota hari imodoka. Imana yampaye. nzi nyine niye duhaye iyo warushinze ko wowe ibintu byose urota bari ukuri Ibyo bari ukuri. uhamye Haje rero yapatanga arambwate wowe ugire uhayihanagure. Icyo kuvuga ngo imodoka ni yaje wambeshyaga nagira ngo ndebe ukuntu tubikora turamutse dutunze yacu. ubuje tukumenya ko ibintu byose twakoze mu gitondo wambeshyaga ariko zeraba we baba we reba ukuntu ngisha abantu mu modoka urana n'abagabo ako zeraba wambaga imodoka twayikura he uzi no wabwiye Imana yayiduhaye wowe imodoka ya Karina
ihenze ibihenze kuki uri musutse bya uza kugira kuki murira mwereke ahubwo reka ngubwire ihangane pe umbabarire rwose nk'umuntu nk'umugabo nk'umuntu wanjye ugire ntuneze haje ukuramo abantu bagenda uramemukiye ibintu nibirangira ariko nabibonye uramutse utunze imodoka uburyo wakishima n'uburyo wabaye wowe ntabwo wifuza kugenda n'abana se tugamye ugiye kutabana ameze gutya wafashe indayo ushize ma ndazahiga nari kumwe kakagutimbagurira ngaha oya utaneza haje mwana we mututu vana wa kinazi ni uyu nguyu mugira vuba we soke soke mwanda Yesu we vamo lokurikisha ishugurika soka mahonga urandisoni vamo nayo muraga mukafata uburoga mukabushyira mu modoka mwabuzana ujya gusura modoka nga murashaka kuza mu modoka ya muganda yahaje umuganda mukaza kuva unabahaye lift noneho njye nanga lift mfite imodoka njyewe auzu billahi minash rajim yitwa haji dufite abakobwa bo muri quartier asundi we ntabwo ikibazo cyo mu mutwe sindiyo nakubwiye ngo kingwira mu wambwiye nyihanagura kandi no mu professionnel hanyuma zino hembe zaturutse haje twubahane haje yavuze twebwe abakobwa bari mu hano yewe bari mahanga ni mwebwe mwabahaye rifite mwe mubajanye nanyu nagari jewe bahaye makuna cyane irimo hariya mu modoka ntabwo nyamba so duhaye lift nyine banza usubize so duhaye lift none utwirangagiza ariko nanjye naga usibe mitutu umwandizo waya ubwira icyo ariko si wabwira ikindi kisigaye cyo zara mu modoka mwe muradusuzugura uko tungana gutya turabugusuzugura mwe utazi gusuzugura hano ngakweli ariko iki njyewe babona bangana gutya ntabwo yishaje ujye umenya ko uri umukobwa ukareka kurwana n'abagabo umugabo wanjye se njyana umugabo wanshatse wakwihangana nabonye waba umuntu wadanje Muje modoka mbajyana muri mugiye. Bari bagiye kabuga. Nyamirambo. Wasubiza ubundi wari uhari. Aranicara imbere uyu. Yari yicara imbere. Mu mwanya. Sinzongera guhura. Oya hati ari gati nawe. Bicara nawe afite umutima mwiza uriye. Ariko ni nk'ukiruru. Turanayitwara ni batatu ugeze amahoro injira mu modoka haje ni ukuri kw'Imana mutubabarire pe uyu mukobwa agira amani ni kutunze mwihangane nawe uyu nguyu ni imfubyi ariko we yigi ni satani musharuke se we genda twakurambiwe haji yaba ara uyu nguyu mugeze neza ese yuko ataze ngo tugire haji nawe niyicaremo hariya haji najye mu rwego ndajya komanda nsara kantu kanyuma bagezeyo uratumvugisha sibyo cyane cyane w'imbere bibanje uzana kagatwara oya ujyanaga imodoka atatwica nta kibazo reka bagiye haji urakoze rero aho ntabyizaje oya none se haji haji we haji utujyanye ushobora kuba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo muri diaspora reka nkwereke kampani iri kwerekana ikinyuranyo ku isi hose mu bijyanye n'ubwubatsi iyo nta yindi ni Design Company Limited ni kampani itanga serivisi ku bijyanye n'ubwubatsi ikaba ifite uburambe bw'imyaka 11 muri ako kazi kandi ibikorwa byayo birivugira muri ibyo bikorwa byayo harimo inyubako zo guturamo nka Gisozi Valley View Estate, amavuriro nka Kivu Hills Medical Center, inzu z'imyidagaduro nka Blue Sky Park Arena iri hejuru y'inyubako ya Chic, insengero ndetse n'amashuri nka Kivu Hills Academy ndetse n'izindi nyubako nyinshi zitandukanye.
ku bindi bisobanuro wabariza kuri telefone 0788 61 55 22 cyangwa ushaka kureba ibikorwa bya design nyarukira ku mbuga nkoranyambaga arizo YouTube na Instagram. Amazina ni Ruben Draftman.